ahubwo wubaha ikiremwamuntu ntabwo heza nabyise kubera gukina biyari nyine tu n'abantu barinyise nanjye ndavuga ati rero icyo mitiwemo reka nyigumane nyine tu nanjye ndigumana gutyo kandi nyine niryo. Witwa Kimangwema? Nitwa Shema Jim ubundi tu naho nickname yanjye ni Kimangwema. Amazina yawe nyabwite witwa? Shema Jim. Shema Jim. Yes. Wakunze gukoresha amagambo akakaye. Yesu Kristo, angalia kitu wanaita miracle, angalia Papa Pastel, tuita lama miracle. Oh my God. See the beautiful morning, my people. Witwa Shema Jim. Wakoresheje amagambo, thank you so much. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Wakomeje gukoresha amagambo akakaye Kimangwema. Amagambo akakaye ariko arimo kwiye bugaragara ku buzima butazigera bukunda na gato. Ukimara kubona mu magambo wakoreshaga kera. Kumva amagambo wakoreshaga harimo muri ture. Oya n'ubundi mu uko bivuga mu magambo nyine tu buri muntu wese ku ruhande yaba arimo agera kwiyakira atavuze ntabwo nyine numva nyine tu hari ubuzima bwose waba urimo ugera kwiyakira. Yego. Kuvuga rero n'ubundi hari uburyo urangurura ariko n'ubundi ukuramuka n'ubundi ukabona nyine babandi bafite bya bindi wowe bikwahageza ukabona n'ubundi hari uburyo bakunyura mu maso ariko nyine tu ibyiringiro byo kuramuka bikaguha icyizere cy'uko byanahinduka n'ubundi ukabona uri muri ya range abandi baba barimo nyine tu. Kimangwema, ijambo cyangwa uvugira imbere ya kamera bwa mbere ukamenyekana nka Kimangwema, wakoreshaga amagambo n'uvuga ko atari amagambo yo kwiba ariko rukundo wakoreshaga amagambo mu wanjye bikagaragara ko nyine amagambo uri kuvuga nyine uri yuko amagambo wakoreshaga yaje no gutrending ejo bundi by the way nyuma yawe kubona amagambo wakoreshaga kiriya gihe usa nk'utembya cyangwa utera blague ariko akaza guhinduka amagambo ashobora gukomeza imitima y'abamwe muri iyi minsi wabyagiye gute? Ngiye mbibona narinzi ko ari nka kwa urareba iyo ugeze hano ugeze muri ino life nyine tu ubona ibintu byose ari bishya nyine tu uko aba ari amahirwe umuntu ababonye ntabwo urabizi ngagari zo kuntu zitigita amaviza ariko uburyo nyine tu ubona weho bije ku ruhande rwawe kandi naho uzuburibwe wari uriho uba ufite inyota yo kumenya umuhanda ugezeho nyine tu nyine uburyo ugomba kwitwara aho ugeze hashyashya niyo shusho nyine kuza mu mutwe bwa mbere uri kumva kuko urujya n'uruza rw'abantu noneho urabizi n'ururimi aba ari ibindi ubwo nicyo cyita kiguha gutekereza no gushishoza kurusha kwa kundi nyine umuntu waba azi nyine tu ibiribwa n'ibinyobwa biraboneka ariko nyine ku bantu batakuzira kanza abantu bumvisha kano gato nyabademura muya ubundi no kugenda nyabad azwi n'abamuzi utamuzi ntazwi namugace ntabwo bibaho utamenya waba uruwe cyokora waba urutaka w'inkweragaragaza abantu baca mu nzira ari babiri batandukanye hari ucaho agahabwa induru ariko hari n'ucaho agahabwa impundu nimera kubana nabo atari uko nkunze kubabamo ahubwo nyine mbashishikariza impinduka bajye bibaza nyine ku cyo naretse ngewe ngiye kubaho neza nibyo byantungura ariko kubaho nabi ntabwo njye byantungura kuko mu buzima bwanjye uri kumva impuhwe nazibonye hake ahubwo nshimira banyeretse urukundo umutima wanjye uzirikana nta gikorwa mfite kubikoraho ariko gusiga umwijima wabaye marisana ni ukuryamira uruhande rumwe nta kunyeganyega. muhungu wanjye ntabwo gazi mwihangane gato ntegereje telefone imwe kugira ngo nkomeze inkuru yanjye. So Kimangwema
hano akoresha amagambo akomeye, akoresha amagambo yatanje. Imana ko kuri kumpa icyizere gishya cy'ubuzima, abakiba ngo banyitege wapi bari bazi se ngo nzahera ntabwo nzahera nkabira bikari by'agahinda Imana niyihare nyine funze defanze tu uhora nabisha ntabwo nzigera ngira ikinyabazo nkoresha wapi sinzanabyisumbira kandi ibyo binkora njyewe nawe sereka w'umwanga turi none nk'ibyuki ko ni hari imboro onregal kenjamene bimeze gute se abakeba banjye Imana iri kubandinda umunsi wishimye cyane yewe namwenyuye subwo nenda nenge ko kagaragaye yewe babatari impamvu bababare babyibazeho nyine none ko ya Mana yatabaye se shamukoboye nyine to nibizi yonyine nk'uko babigamba bari abahungu ariko tubajya banaduhumuriza n'umutima abakeba bajye babyibaza ariko neza kagaragaye ku maso y'umunsi sinzi impamvu eto ni ibigwi by'urukundo ruri kugumya runungura se nibyo wapi urukundo se ruva hehe nyine tukubiremo arashobora kabone oya ahabwa amafarashi wallahi wagira ngo yanemanye ni ukuri kw'Imana pe kimwe urambwiye ngo ningo ntituzabura ngo nzakubaze nimba ngo kiri imanzi nyiri imanzi sindi imanzi pe naba nkubeshe ariko sindabona umukobwa wambaye ubusa mubona muri filime ntabwo naba nkubeshe nyine ni kwa renge nyine sikageze nk'akatandiwe kuri nyine wapi naba mbaye indobo rero ngombe indobo nibiba ubigize ibanga mbese nyine tu nabo bisanure babandi bo muri ibyo bikari merereyemo nkubeshe ni mu cyayi ibaze nyine wabirusha ariko wari umeze fresh shemana ni gatwigumye ifunge defanse nanjye mfite n'amatsiko y'iby'umuntu kuko nabonaga iby'umuntu abantu narebaga umuntu nkamusaka nyine nkamusakisha ijisho ko nari umujura ukora mu mufuka ntabivuganye n'abantu bakavuga ati ntawe uhinduka ariko nyine tuzi ngombwa abantu bumva bamenye ngo narahindutse njyewe nimva ko nahindutse kuko umuntu ajya abesha isi ariko ntajya abesha umutima wato inshuro nyinshi nzibwira umuntu ariko umuntu ajya aryarya abantu ariko ntabwo ashobora kuryarya umutima kuko uzarebe umuntu agusuhuza umufitiye ideni ukagira ngo yakwishyuze kandi yagusuhuza bro no biju urumva uyu mupeti mani tujye n'ibintu nagiye nikorera nk'igenzura ku giti cyanjye abona n'iby'umuntu ariko ntabimenye ariko njye namubona iteka no mu nzira byaranarangiye nkazajya nibuka ibyo namukoreye kandi uwataranamenye akanansuhuza yansuhuza nibuka n'amahano namukoreye ufite akantu kabisa reka azarya Kagame kuko n'ubundi bejura nta kintu byamugezaho n'ubundi Kevin ikintu yakwigishije abahungu uri kumva iyo umenya aho uva ukamenya aho ugeze n'aho ushaka kujya wubaka ahazaza harambye ntabwo wabaho uri igweje kandi rero cyangwa karibuka kuri yandi ya fireman ariko kundi itako utari ko gufata fresh ari bamuzana kwa kurako nasereka ubunga tore none ibyuki ko n'icyuki cyaririmbye akakavasi ubundi ngiye ndumva ariko ngatinda gusubiza noneho yewe hari umubebe nemera cyane witwa Kimangwe mu rukundo rwari rwamwishe Kimangwe n'undi muntu uvuga gutaye mu Bwongereza mbese ntabwo habwire wowe gusa amaboko yawe yaraciwe bimotera ibyawe nibyo nabanze guhigira Kimangwe mani kindi mani tushobotse Kimangwe okay ufite imyaka ingahe
mpaka kundundura ariko sinzabura icyizere nzagihorana icyo nzanapfira tubuka Imana ni kimwe mpaka kundundura ariko sinzabura icyizere nzagihorana icyo nzanapfira tubuka Imana ni kimwe wow arese mwana abantu bose mbwiye joteme bakambwira ngo barafashwe niba ngiye byaranancanze tu njye nariyakiriye no kuri icyo kibazo tumbifanye nyine nanjye nsigaye ntuza amaso yanjye kubareba nkarisha amaso nkarisha amaso bumva bareba nk'aho ukwezi kuba kuri kurasira ariko nta cyogajuru cyankangeze niba ushaka umucungo mwiza wa data ndapfuye mbere nawe wajya kumbwira ngo wagira ngo imbwa zakurigase mu karenge kabinyurira kuko yarebaga nk'ingendo nkora cyangwa abantu bahuye nanjye b'abaturanyi bakamubwira aho nahuriye nabo yari yarumiwe pe ariko ubu ngubu nyine nawe arabibona bakamwenyesigaye nta kijujuta kuko maze gukura wenda kabisa mbere wanjye ndagushimira kabisa ababyeyi bose yewe ubundi nimwe mubizi twe ntabyo tuzi mbere nawe ushaka kunyange umwuka muhumeka si uwawe n'ubundi ikirunda ni ukubura uri ku isi n'ubundi uri wa mukandida wibera ku isi wabona igeze utari no kurubuta ntukwirebera gutyo urubundi tubwire ariko ntugare ku Imana nari inyota birimo bikurikira ushaka kunyange yare abantu tubana mu buzima duhorana mubabona ntacyo nahindutseho ahubwo ngiye kuko njyewe niyumva ko nahindutse ahubwo ujye biyibaza icyo nahindutseho kandi bakimbona mu mico imwe mibi nk'iyabo nemera kubana nabo atari uko nkunze kubabamo ahubwo nyine kuko mbashishikariza impinduka bajye bibaza ku cyo naretse ariko gusiga umwijima wabaye marisana ni ukuryamira uruhande rumwe nta kunyeganya filime kino kintu nimba uzi kutaba bro this guy has something else anyway kimangwema aya masenge cyangwa yamenyera ku muhanda uzi se nuko abasirikare bagira call sign zabo ariko basana bararabagira izabo ariko rwose za danje uri kumva se ubwo nabo none se uri kumva umurara bazikwa higa uri kumva noneho rero yiga kuri wa wundi umuhiga uzanarebe n'umujura abaze umukeba nta mujura utabuze umunyamutekano wa karitsiye abazi n'aho ataha n'abana be yarabanje kubimenya ibyo ngibyo uri kumva se bakubinda nawe mbega ubundi injangwe n'imbeba none se wari wabona imbeba yinjiye aho injangwe nireba umwuka w'injangwe urahuruza kandi nabo ari abantu bagira amavuta bisiga bajya guhurira nabo hari amavuta batandukanye wagufashe umenya nuko uri mu uzuwari yaba yambaye serivire ubuze amavuta ahumura uzaca inyuma umugore wawe ubibona ahita akubwira ati umubavu sinjye uwitera uyu mubavu byagenze gute aya masenge reka nkubwize ukuri tujye twemera ko this guy has umvumani gifite talent yatari urareba nko kurya ibikayote uri kumva se nta gishyimbo nta kitumbi umva zitogoshejwe wowe wanyu aho twavuye ni kure nta nubwo ngewe uranureba nk'abantu bifuza kwisubira bwana ngewe Imana umva imitijemo icyo kintu ntabwo nakwemera gusubira bwana kuko ngewe nambaraga t-shirt ya mere imwe nyine nta nubwo nari nzi no kwambara boxer mbimenye nyine ubu ngubu none abana b'ubu ngubu guhera ku myaka nawe yabafashe mugifatira cy'ibintu y'umuntu bafoto yambaye ubusa noneho nsigaye mbabona noneho ni izina pe ahubwo bari kurushaho ni gushaka akantu hari akantu wavuze babajwe ntabwo uzigera ikira ariko urukundo kuko nakunze ntabwo ruzigera rupfa n'ibinabaho mugambe
bivuge bimenywe n'umutima wanjye kuko ibyo navuga ntabwo biri kuri roho yanjye ubundi ndacyanyotewe izere ko ababwira noneho bari bukureba bakavuga icyo cyakoze k'imangwema gatuma bari kukayera benshi gafunguye tumushyire ku white nation gafunze amazi burya bari kumva ujya ukora icyo utakwicuza ukwicuza ni iteka nabwiwe nahoraga nicara iruhande rw'abari gukina igisoro mama akambwira ati ngo vaho nijya abasaza bakamungambirira bagahita bamubwira ati ngo wowe none se uragira ngo ajye kwicara mu bagore nkaganira n'abakuru ikironda kikanabatuma ngewe ibyiringiro byanjye bihora ku Uwiteka kandi Imana ni iniga umwana n'umusaza Mana yanjye wamaye ubuzima uzambabarire n'ukuri kw'Imana mbivugiye ku ruhame rw'abakunzi uri kumva wenda tubona sho n'ibyo babona ariko noneho Brother boy Imana izajya imundeberera icyoroshe kandi njye nizeye ko njye nzacakirana nawe uri kumva bitari mu ijuru kandi tuzahurira mu isi yewe niko tuzakutana kiremwa cyiza ubundi beza baragenda abandi tukababura uri kumva abagiye iwacu twese wirengagiza nimba waterwa n'umutima wawe ku bw'ibyo ubona ariko ibyiringiro mbibuza ku Uwiteka sinzi niba n'abakurikira potivisho ariko baba babibona Imana niyo imitima yababajwe mani none kamubaza ikintu kimwe iyi confidence n'iki cyizere bagikuraga yuko igihe kizagera ugatobora aya masaha uri muri migi ihenze ku isi British Columbia cyangwa Vancouver iri mu migi ihenze bya hatari kuva ku gasima kuva ku buzima rurimo hariya aya masaha wari ufite confidence nk'ayo bintu muri wowe ni gute wumva ko igihe kizagera ugaturitsa bigakunda Kimangwema okay manzo mbwire Kimangwema hari slang ya Kimangwema ninje Kimangwema subiriramo kare akantu ukuntu akavugaga ntabwo njye nagasubiramo umusaza singo nyine kubera kutabasubiramo biba bimaze nk'imyaka barakuba nyine kamubwire hari ibintu nyine urareba iyo urenze uri ubungumbuje nka kamera uri kumva yewe ibyo navuga wefunga make we uko nabaga ndeba nyine uko nabaga ndeba muri kamera nabaga ntekereza nyine muri community mbamo ari ukuntu ubona abantu bahuje nyine uri kumva bahuje ubuzima ari nk'imiryango irenze nk'ibihumbi 6 gutya ariko noneho mubyuka mubona amashusho amwe nyine ukabona bamwe nyine bamanika amaboko ariko noneho ukabona mubona kuramuka muri iyo miryango yose wenda ugasanga nko mu mwaka hagiye nk'umwe nawe uri kubyumva nyine noneho ukabona abandi nyine bagize ikironda baramwenyuye ariko nyine se ukareba nyine ukavuga ati byose uko biba biri kose nyine hari ishusho igaragara muri bose ariko ugendeye nyine ku biba byarahozeho n'ibyatambutse mu maso yawe nyine rero iyo ubibonye nabaraga bibiri nyine Guys, mutapinge screen wabaraga bibiri yaba uyu mujene Masisi uyu mwakoranaga ibiganiro ari muri Canada na uri muri Canada Masisi rero hari nyine niwe muntu wankoresheje ikiganiro bwa mbere ramaje gukoresha yakamuwana anyine aranyiyongoza nigeze kubona nyine wowe urayifite icyo kiganiro ari ubwa mbere nyine ngiye nyine n'ubwa mbere napfundutse gutya ariko iyo nkuru nyine we yambwiye nari nkurikiye akanyine agiye kumukoresha interview nyine kuko nyine nayo nari umuribwe n'ubundi uraho nyine kuko nta kiremwa gikumirwa kuri ngewe nta kiremwa gikumirwa kuri wowe bisobanuye
nyine tubivuze ngo nta muntu meza nyine muri ngewe kuko imana nyine tunanga discrimination ngewe nyine bitewe n'ibyizana nyine ni kuko n'isano mbafitanye na discrimination niyo mpamvu nyine tusanga nta n'ikiremwa nyine tunanga discrimination niyo mpamvu mvuga ikiremwa kugira ngo bigire ukundi byumvikana nyine kenshi. ubu ngubu ndashaka kugira ngo ubwa mbere ubona ko hari amahirwe y'uko ugomba gucomoka ukajya muri bwa buzima wumvaga wifuza kurara kwitara ukava muri bwa buzima, kuko hano hari akavideo kawe kamwe second akangaka igihe navukiye ishyanga tu kuko mama yarampunganaga niwe uzi ibyo yaciyemo tu niyo mpamvu mubonamo niyo diyama mwana yo muri Kongo imwe itagira igiciro zerkomere wawe mwubaha byataye nubwo namubera ikirumbura twahura nyine tuyangaya ariko aterwa ishema n'ukuba mfite si ikinyarwanda se yageze ariko hari ababuze imfura zabo ariko njye arapfite amahirwe rero yageze ufite yo kuba mfite nukuri kw'Imana pe njyewe nari narihaye akato ariko urukundo rw'abantu rwarantunguye kasubiremo kino kintu nimba kugira urugabo ruza rukirambika rugahita rugona rugasinzira nta iposho rwatanze kandi wowe washyashyaye ujye gushaka ibicanwa ngo utekere abo yabyaye ariko rwo rwaruhukiye imbere njyewe nkunda ba mama kurusha njyewe ba papa baradutengushye papa njyewe kuko nabaye ku muhanda n'igihe wawijyanyeho njyewe navutse bijyanye ku muhanda nta muntu kujyanye kasubiremo kino kintu nimba uzi kutabara ese kuri mwebwe Imana ijya ibareba icyoroshye wowe kupitaho like tu hari umunsi inyenyeri zaka tu kuko uwihebye ntasarura ahita acika intege ntagumye kuhira ibyo yahinze siwezi kurudi nyuma matunda y'ikombere ese kuri mwebwe ubundi yigira ngo umenye ingagari ubundi ubanza kureba ibiteshwa agaciro kuri yo aho bishugu puberi y'ingagari niyo kumenyesha ko uwo muntu yifite kuko ni ingagari azanacunge neza urugo rurimo amapfa ntabwo wabona imbeba yagiye kuhahiga baba ari kirazira umuntu bazi se barabarya babaze n'ibiyiko bari kumva se basagurira imbeba gute urwo rugo ruba rurangwamo amapfa ubundi yigira ngo umenye gende mu nzira zanjye tu ndi muri ka gace nyine ndeberamo Imana nsanze uri kuvugana n'ikibi iki cyuki tu nari nyamagaye mu kanya ahubwo murantunguye munguyeho nakivugishije nayo mpamvu umugambi ati dore urantunguye namwe muranampururije ariko nonese ko umuntu unze mikoro ndi kuvugisha icyuki urumva atari insazi ikibazo ariko rero gende mu nzira zanjye tu kirunda iyo uriho uba umukandida w'ibiri ku isi orojinali ariko kubaho ntabwo ari ukubaho ubayeho gutyo gusa kubaho ni ukubaho ubayeho wishimye tu wishimye ubundi ubuzima bugakomeza bukamuvira birababaje gusa wagenda ubwira icyo Uwiteka yaraguhaye ubuzima ariko ukaba warabaye buganye urira izuba rizakurasira muranegereje icyo gitondo kandi ntabwo ngenda nsiba kurasira mbona umwijima nkabona n'umucyo ubundi ni gute ubundi kibaga wakoze cyane akacu bimeze bite wow what wowe wose uriwe kandi ukwiye kumenya uwo uriwe nicyo cy'ingenzi kuri wowe kurusha ibindi ubundi ufite ubuzima byose urabyemerewe tu ku babyeyi bo noneho ni yambi ndashaka kukubaza Kimangwema
ahangaha ubuzima ibiganiro bikora bari mu buzima bumeze gute? ahangaha nyine hari ukuntu ngewe nyine nibyo nakubwiye ngo kubaho nibyo bivugitswemo aho ngaho, ngo kubaho neza nibyo byanungura, ko kubaho nabi ntabwo nibwo nari nsubiye mu rugo, ubundi ibyo biganiro nabisubiyemo ndambiwe kuba imihanda, kuko hari umugabo wari warambwiye ngo usubire aho wikuye ntusubire aho twagukuye. noneho iryo jambo ndaryumva nza gusanga rifitanye isano n'umugabo bita Pawulo wahoze ari Sawuli, kuko nyine yari ari Sawuli, amabara yakoraga we yari ayazi nyine noneho Imana imuhindurira izina aba Pawulo. noneho mu gihe cya Pawulo kandi Sawuli yarahigwaga, kuko hahinduwe izina, isura ntiyahinduka. rero mu gihe nyine yari ari mu nzu y'imbohe, noneho nyine kubera Imana yo yari izi umutima we, kuko yari izi umutima we ukuntu wahindutse kurusha abantu, kuko abantu bo ntibamenya umutima wa muntu ku buryo wahindutsemo. noneho we bamufashe bamwita Sawuli kandi Imana yaramwise Pawulo. noneho Imana iramubohora nyine, imwohereza marayika aramuzitura. noneho marayika aramubwira ngo genda usubire aho wikuye, ntusubire aho bagukuye. iryo jambo rero ni ijambo nyine rinini, wenda nko ku bantu baba barabaye no muri IRC wa Rehabilitation Center bararizi nyine, ni siroga nyine ya twese nyine wari Sawuli. Kuvuga ngo niba nkumvishe neza uri Pawulo wari wahoze ari Sawuli. byanyamye hari abantu bajya afasha, ndagira noneho umuntu utaguzi umubwira uti Kimangwema ninde? Kimangwema ni iki? Kimangwema ni umwana wakuriye ku muhanda kuko ngewe ikinyabupfura ngira ni cya kintu ushugurika nyine ku wundi mubyeyi, ukabona nyine ari gucyaha umwana we, nawe ugafatiraho nyine ukavuga ati ubwo umubyeyi ariko ubuze uriya mwana ari amakosa, kandi nanjye nyakora bigaragare ko nkora ibidakunzwe n'abantu bakuru. ahubwo nyine kwakundi nyine uba uri umunyamuhanda, ntawagukebura ngo akubwira ati ni inzira mburimo, niba ukora nibyo nyine kwakubura gihana nyine nkorera umuriro w'ubuzima bwo ku muhanda. nanjye mbiga no kongera kuboneka mu muryango, ubundi nari naranakuweho mu rugo, bari baranakoze n'ikiriyo bitewe n'imyaka 7 nagiye nkamarana n'abantu mu rugo, nyine nta n'umfitiye n'agakuru, kuko kugeza na niyitayimu nta tekinoloji n'imwe nkoresha. tugiye nshatse umuntu n'ubundi ni kwa gukoresha erigitsi nkamutegeta paka mubonye. we erigitsi ushatse kuvuga tugiye gukoresha amaguru nyine na taransiporo, ikintu bita tabati, ikintu uzi neza ariko ubwo ziwo ngewe n'imamo y'Imana tugeye imodoka n'ubundi ku myaka yanjye mfite imodoka, mbega kilometeraje yayo ntabwo iyo modoka wayigura ngo ishore wayavuga tugenda muzanagaruza, kubyo ntabwo wayigurisha ngo uyibonemo ayo wayitanzeho. ibirometero wagiye haramutse ari imodoka yabigiye, ubwo iyo modoka yaba yarashaje. wallahi none se ugiye kugura imodoka yawe ukaza cyangwa moto yawe ukaza, ubundi ugomba kurebera muri kilometeraje yayo, ukareba ibirometero imaze kugenda, then ukanumva n'imihumekere ya moteri yayo. n'iki kikubwira nyine ko hari neza nyine, wenda hakiri imijyi. Kimangwe, ndashaka kugira ngo umpe urugendo rw'iyi myaka 7. iyi myaka 7 mu buzima bwawe, okay, how did you find yourself muri iyi myaka 7? iyi myaka 7 byagenze gute kugira ngo utandukane n'umuryango? ubundi se n'ubundi ibyamba narabivuze nyine hari ukugendera mu kigare nyine ugashiduka, kuko urareba iyo uri muto utarifatira umwanzuro ngo ugire amahitamo, umuntu aba agucisha mu merekezo nyine we ashaka, kandi akubwira ko hari ikintu cyiza.
ese ujya ubona ko n'abantu bakuru kuri ubu bashukwa bajya muri za omani bajya na za ibyo ni n'abantu bakuru barashukwa rero ngiye ibyo ngibyo nayo bayemo ndi mutonya twagukurikira nyine ngo ahantu ngo harangwa niho hari ikintu ukahita ugenda nyine wowe wafashe umwanzuro uhita uva mu rugo wafashe umwanzuro uracomoka mu rugo urahava nuko twagiye turi batoya ndakeka twari babiri batoya ku myaka ingahe 11 ndakeka imyaka 11 muva mu rugo muragenda gutyo mwerekeje uwuhe muhanda twari turi kuva ibyumba tujya mu Kigali mwashita ahantu mwaragira urugendo mwaruhagarikiye Kabuye ntabwo ari kure mwavuye ibyuma magarara Kabuye ibirometero ndakeka ari nka kugera Nyabugogo ndimo ku kilometero uvuye nk'ibyumba utangiriye nko mu Rukomo nko ku kilometero cya 69 uba wageze mu karere ka Gasabo mwagiye n'amaguru bakugenda ureba buriya buroke bwo mu muhanda nyine tu n'amaguru ntabirenze tu mwakoresheje igihe kingana iki twaheraga saa 9 twageze saa 5 buri kumva nyine tu twakugenda mukanahezamo nk'abana nongeye ndusubiramo igihe kimwe kugira ndebe icyo gihe niba ngifite nyine ariko nsanga n'ubundi ahantu imodoka igenda isaha iminota 45 atari za modoka zatwegerane zagendaga zihagarara cyangwa se indi modoka yose igenda ihagarara ubundi hakoresha iminota 45 cyangwa isaha reka tugaruke gato objectif cyangwa mwari mufashe umwanzuro muvuga ngo reka tujye i Kigali ndende Kigali nanga reka twinjire muri Kigali rero nsubije mu bihe ntabwo ibyo bihe byose iyo nzira ni ndende umusaza inzira ni ndende kimangwe nubwo wenda yaba ntoya ku rurimi ariko ni ndende ku wayigenze iyo myaka 7 na mugenzi wawe aracyariho hariho ndabizi ko hariho ntabwo aragira iyanjye so ni ukuvuga ngo ntiwongeye gusubira inyuma wongeye gusubira inyuma werekera mu rugo nyuma y'imyaka 7 y'imyaka 7 nyuma y'imyaka 7 nibwo nasubiye home mu rugo nta makuru bari bazi niryo kosa nakoze mu buzima njye nicuza n'ubu ngubu hari abo twajyanye badaherukana n'ababyeyi babo sha musaza nyine to niryo kosa nicujijeho mu makosa yose niki uru rugendo wagarutse umeze nk'icyuma gishyushye nibwo twumvisha ariya magambo niki ubwo buzima bwo iyo myaka 7 hari umuryango wagezemo ku buryo wakwigishije isi ukagaruka ukomeye kuriya twakubonye oyangewe nuko nyine nuko nabonye nyine hari urukundo rw'umuntu kwifuriza icyiza ariko ugaharanira kuba waguma nyine mu nzira yo kubona ikibi ariko hari umuntu ugushakira icyiza kandi nta nyungu aguteganyaho rero ibi ngibyo nibyo najyaga niyumvira nyine navuga ati se kuki abantu banshakira bino ngiye ngaharanira kuba muri bino bima kwicuza ko ndabizi ko hari abantu bibaho n'ubundi ntabwo ibyo ngibyo nibyo negeranyije ndeba ubumuntu abantu banyereka niba umuntu anshize mu ishuri ejo nkarivamo haba hari ubumuntu afite nyine muri we noneho ngewe najyaga nkusanya urukundo nerekwa kuko urabizi hari ukuntu umuntu bitewe n'ukuntu aba yaragiye ahura n'abantu babi hari ukuntu atizera uri kumwereka urukundo kuko abenshi umuntu wahemukiwe ntabwo ajya atinya umuntu ujya umwereka urukundo hari igihe amufata n'iryari kubera nyine ukuntu aba yarashenguriwe umutima nyine akaba nta muntu yizera biragoye kuba wabwira nk'umwana wagiye nko
wenda tuvuge nko ku mukobwa nyine wagiye ku muhanda yaragize kuba yajya ku muhanda bitewe n'ingaruka z'umuntu bakundanye akamwizera nyuma akamutengura akamutana nk'umwana uri kumva noneho akiforoma akabona umwana wari gukura ari kubona icyo agaburira umwana uwo mwari biragoye kugira ngo uzamubwire ngo uramukunda ngo abyemere nubwo waba wamukunze kuko we yashingutse imbere iyo umweretse urukundo bihita biba ibindi. Rero njyewe nagiye nkusanya urukundo mweretswe ndaruhuza nyine avuga ati se umuntu yanshize mu ishuri bivuze ko atanshakiraga ikibi uri kumva nk'ubweta bwo kuguma muri ino nzira mbabaza abakunzi banjye nyine abantu banyifuriza ikiza. Reka duhaguruke rero ufashe umwanzuro ubwo ngubwo urugendo wanze kurutubwira wanze kwisubiza mu bihe bya kera, reka tugaruke mu rugendo none ufashe umwanzuro wo gusubira imuhira. Wakiriwe gute? Wafashe umwanzuro gute wo gusubira mu rugo nyuma y'imyaka 7? yewe umwanzuro nyine nawufatiye tu iwawa tu oya se oya mani duhereza urugendo rw'ubuzima bwawe suri mu myaka 7 bro the fuck tugenda tutware muri Kigali tugura ukuntu wageze iwawe. iwawa se yuri Nyamabara ko n'ubundi Kigali yakwakiriye gute? Kigali nayo ibayemo nk'umuhizi nyine tu iyo ukora ikintu kibi cyose ubamo umuhanga muri cyo. So wagiye muri Kigali, mugeze muri Kigali ubuzima bwabakiriye gute? Mwaraye he bwa mbere? Mwayibayemo mute Kigali? Niki cyagushimishije? Niki cyagutunguye muri Kigali ugikanagizamo ikirenge cyawe bwa mbere nta muntu usanzemo? ese kugera narinde kureba nk'inka ivuye mu kiraro bwa mbere ngo byose wari uri kunyobora yari kunyobora aho ashaka rero kunjyana mu merekezo ye kuko iyo uri mushya buri umwe agutwara uko ashaka agutwara aho azi nyine yari n'umuntu mwiza akwereka aho ubumenyi bwe bugarukira akakwereka ikintu azi akanakubura akakubwira ngo iki ngiki ntabwo ari cyiza nyine bariya ntabwo ari beza gendera nyine ukagenda kuri sije yo ku ruhande rw'umuntu ukwerekeye. Rero nyine urabizi umuntu mushya wese arayoborwa nyine ibindi iyo uri umuntu ureba nawe inzira bakunyujijemo si ngombwa ngo uyisubiremo kabiri. Kigali irakwakira rero? Kigali byayo by'abayirimo baba bizi ntabwo nyine tupfa iyo uyirimo ni iyihe kese yagutwaye iwawa? Kese yagutwaye iwawa ni iyihe? none se njye nari umwana wo ku muhanda mfatiraga muri filime n'iryamiye narangenda ijoro nacuruzaga isigara abanjyana nyine tu kuko n'ubundi ubu ntabwo uba ufite iyo myaka yo kuguma ayo masaha mw'ijoro. ni urugendo runini nyine tu naranacumaga deja. Waranacumaga? Kundaga ganje ahubwo uburyo nayiretse ngeze ahantu nk'aha byemewe ibyo byantunga ariko ni ukubera Imana tu. So ugeze muri Canada nibwo gucuma biretse? Nabiretse ureka ikintu mana ari uko kirimo ntabwo wavuga ngo uretse ikintu ngo ni uko kikuri kure nko kuvuga ngo ugiye nko muri rehab runaka ngo nibwo wenda ngo uretse ngo gucoma ngo ni ukuri muri rehab ahubwo rehab igukangurira ikwereka ingaruka zayo ariko ikintu utarekeye kuri tere ntabwo uba ukiretse. yaba hafi kabisa ubundi utsinda urugamba uri kururwana nyine apana ntabwo watsindira urugamba ntabwo watsinda umurwano kandi utsindiye inyuma utarwanye si ubwo uba watsinda. ntabwo biba urwano uri kuri tere nyine niyo mpamvu nyine tunga umuntu ushaka n'impinduka ntabwo ukiriye uvuga ati ngo ngiye ngo bino nabirekaho birekera aho ngaho uhanganye nabyo ko n'ubundi ikintu wiha n'ubu ukiyambura. Ubwo wari ubwa mbere ufunzwe mbere yo gufata umwanzuro muri iyo myaka 7 wari uri muri Kigali nta rundi mijyi wagiye muri Kigali?
ese mu Rwanda naho nabaga hejuru ariko ndavuga harandi hantu werekeye nyine tu Kigali, Musanze, Rubavu, izo zanjye mu majyaruguru n'ubundi ntaho ngaho mu majyaruguru gusa n'Iburengerazuba. koko Kimangwema hari akaboro kawe ka Kimangwema niko nashatse ndakabura kara kaboro ka Kimangwema kagasilenge wakoreshaga bwa mbere ntabwo kibuka wapi nabonye wamururije ndavuga ati sikikire nyine tu ibintu byose najyaga mbona najyaga mvuga ati nyise buraba bari gushaka kubinyibutsa iki nyine tu tangira ambwira ati n'ubundi wapi ngiye gusa ibintu njya mbona n'ubundi nibyo bima kuguma nyine tu nshishikarira guhinduka kugira ngo ntandukane n'uriya nyine ugaragara ko nanjye nyine